ndabaramukije ngo mujya mukujyana kuri YouTube Imana ibampera umugisha agakaka twige tuganira kubyerekeye ijambo ry'Imana nshuti zanjye duhanurane twigishanye ndi kw'Imana ibishaka twigishanye umunsi ku munsi biyo twavitse neza cyane mu gihe bitameze neza n'ibituza kuvuga ijambo ry'Imana uko Imana ikireba n'umutima wacu Imana ihangayitse n'uwo mubiri uzabora ihangayitse ni impwe mu duhema yadushyizemo nawe uri mu gerageza cyangwa mu mateso ntibivuga ngo katujye kwivuga kuko twawe n'ikibazo Imana tugirire neza nshuti zanjye kamare maze senge ngiye cyavuga bantu b'Imana Mana yacu iri mu ijuru ndagushimiye kuri ahantu ndi Mana kuri umusozi w'itaka nyir'ingabo Mana yezagira ahantu Mana icyaba kibi cyose cyatuma umutuma ngo butagenda neza Mana nigitsindwe mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu maze nyobore muri amajambo yo kuvuga Mana azagiye cyamarira Mana bazayumva Mana Yesu n'ijuru mbere mu gishujuva amajambo yanjye Mana muzaje kwituge ubutuma Mana nazanye Mana hari mu umuntu njya nkamera usabiza Yesu umwami wacu amen tuzanye rero ndagarutse nshuti zanjye nari maze bisinda muri kandi ubundi Yesu kwibaza binturutse ko ariko tujye kwijambo rimwe riraho muri Luka 6 mvuze umurongo umwe mwebwe mujye mwisomera ahandi habasigaye Luka 6 cyane ahandi hose ntacyo ariko njyanditsemo ijambo rimwe riraho ngaha muri Luka 6 ni ijambo rivuga ko ku majambo tuvuga Imana Imana usanga turimo turayivuga tukavuga ibyo ikora tukavuga ibyo yakoze ariko ugasanga umwanya umwe ari nko kwikurayo ugasanga umwanya umwe ari nko kwikurayo bitatuvuye ku nkondo y'umutima umwanya ugasanga nyine umenya ngo nanjye kavuga Imana cyangwa reka abantu ko nkorera Imana nanjye mparurwa mu bantu bari muri ubu buryo ariko rero turimo turavuga Imana umenya ngo turimo turavuga Imana tutazi cyangwa ugasanga turimo turajya mu rushengero urwo rwose urwo wahisemo urwusengeramo ugataha uko nta kintu utanga inshuti yanjye kujya gusenga ugataha uko ukaba harwa mu idini runaka niwe usengera niwe utangira ikibigira 10 niwe utangira amashikanwa niho washyingiriwe niho n'abana bagira za mariage nuko aho ukaba ufite ingeso utavako nshuti yanjye iyo ni Imana wajya gusenga kwe batugire neza nyina kugira ijambo narasomye muno nawe kandi arizi nawe utarizi uzagyumviriza ko Imana mwishengero imyaka 40 nshuti yanjye abana babyaye bapfutse basanga ari ahuri ariko urafite icyaha n'icyaha cyakubayeho karande kumaye nk'imyaka 10 cyangwa 20 ariko icyo cyaha ukayitaha ushaka yenda ube n'umukozi w'Imana urafite umurimo wahawe ibanga ukora mu rushengero duko mubivuge Yesu ndi kuvuga data wanjye simbishoboye ariko urafite umurimo ukora mu rushengero urafite icyaha ukora cyangwa wakoze kandi cyari kiremereye hari icyo wakoreye umuntu hari n'icyo wakoze ku giti cyawe wenyine aho icyo cyaha ukakimara mu minsi yose ngana gutyo ukanda wipfira bakaguhamba icyo cyaha wakigize ibanga none mu gihe ujya gushengerera uyu mwami Yesu uburyo kushengera mu buryo bukwiriye cyangwa hano usabaza ngo nshuti zanjye aha Yesu abaza ngo ni Luka 6 dore ku 43 aravuze ngo kandi munyitira iki mwami ntimukore ibyo mvuga Imana tugire neza none nshuti yanjye kuba ujya mu rushengero rw'ahantu runaka
Imana tugire neza kuba ujya mu rushengero ushaka rwinjiza nk'abantu 1000 ku munsi zirahari narazibonye uko ugiye ibitangaza bikorerwa umwo ukabibona nshuti yanjye ariko wakika hanze ukajya muri wa murwi upinga Kristo none njyewe ndabaza wa mwami woza uhimbaza wa mwami woza uvuga kweri none bantu uzangu twumvikane tyo tubizanye kuri inshuti zanjye hanyuma meka duhanurane none kujya uvuga mwami none kweri kabisa uri serious ko Imana kabisa Imana kabisa yakumvishije kuvuga mwami Yesu arababuza ngo munyiriti ki mwami mudakora ibyo mvuga none twiruriza iki nyine ndabaza inshuti zanjye z'umusaraba cyangwa nawe wibaze n'undi nawe abaza uwundi buri wese arazi ko umutima umeze Imana itangitse umutima wawe sinamenya ibirimwo Imana itangitse umutima wawe sinamenya ibirimwo none inshuti yanjye ariko Imana irakuzi irashaka kureka ukarambira mu burambe mu ishengero ariko itagufise mu gitabo cy'ubugingo none uyu mwami tumuvugira iki tudahinduka inshuti yanjye niba koko ari Imana dusenga kuko tudusenga imyaka yose tudahinduka biterwa n'iki biva he Imana dutabare Imana tugire neza hano havuye ngo umuntu wese azahondi akumva amajambo yanjye akayakora ndabereke ukwasa Imana tugire neza aho rero ukwasa nyine ndashaka gutinda ahantu uhasanga muri Luka 6 umurongo wa 48 n'umurongo wa 49 niho umuntu wumva amajambo y'Imana akanayakora ukwasa nuko murabisanga ahantu inshuti zanjye aho ushaka kwateba ko bose barahasi naho tugira amabwa twaba dufite amanyanga tuzi umusaraba siko tutazi ko igihe nikigera tuzabwirwa ngo mva imbere sidakuzi inshuti zanjye bantu b'Imana muri mwino si yemwe tuba turagenda amashengero tujya gushungera hari ibyacu bitujyanyeyo ako atari Imana tujya gusaba kwera bya kwera kandi igitangaje nubute Bibiliya ibereho kuduhanura Bibiliya ibereho kutwigisha igitangaje ni ukuri nk'amajambo yabwirwaga abafarizayo yabwirwaga abandi n'abandi kuri ubu ngubu ndi hano muri Australia bantu b'Imana hano ndabwira abanyaustrali nibo ndabwira abanyafurika ntabwo turi Israeli ntabwo turi hehe apana ndari muri Australia kandi ndabwira abantu bari muri Afurika kandi mbonye nakajya gushira abarundi bajya kuvuga ubutumwa bwanjye Imana zabahezagira abarundi bajya kuvuga ubutumwa bwanjye mu gihugu cyose barimo Imana zabamira umugisha nimwe muvutu babona buza ntibabwumva ariko bwimvira mwebwe Imana zabahezagira sinabitindaho harimo abarundi bafise umutima bangiriye neza barahari si benshi baba nka 3 cyangwa 4 ariko bararuta umuyoro nasaza mu kino gihugu niba afise abarundi nk'abangahe bangiriye neza Imana zahizagira abantu bari kibitoki Imana zahizagira abantu bari Rugombo Imana zahizagira abanyengozi uko bangiriye neza niba ndi hano muri uyu mwanya harimo abigize uruhare n'abandi bari Gitega Imana dutabare none inshuti zanjye Imana tubabarira ukuri kose Imana irakuzi Peraje Imana takunyetse sinakumenye ariko se Yesu abazibana icyo gihe munyitse kiri mwami kandi ndakora ibyo mvuga n'uyu mwanya niko tumeze noneho rero n'ibijambo ry'Imana twese bankuko sinjya ngo dikwe kutwigisha bikaduhindura tutumere nk'abo ngabo bakera Yesu yabwiraga amajambo niba Bibiliya ibereho kutwigisha twebwe aburunganwe w'iki gihe twadukura gukora amahano
nk'ayo bakera bakoraga none ibira iturere inshuti zanjye waba ufise umurimo ukora mu rusengero cyangwa utawufise mana isi n'ijoro mana tubabarira Luka 6 baduhezagera Luka 6 aravuze ngo 43 kandi munyitira iki mwami ntimukore ibyo mvuga umuntu wese azahondi akumva amajambo yanjye akayakora ndabereke uko asa aho rero yasinye uko asa ni 48 na 49 na 49 matugire neza uko asa umuntu kugiza amajambo ibibiri tubwira ubuno ntari mu abwiga Abisirayeli tari mu arabwiga Abafarisayo tari mu arabwiga n'abandi harimo arabwiga Umusari harimo arabwiga n'Abanyafrika cyane n'abari muri Amerika naye abo ururimi ndimo ndavuga matugire neza aha nashaka narangizaho nashaka narangiza ni mbona kanya nzabasomera kandi kuri 7 Luka 7 mwabantu b'Imana mwe hariyo kwanza ndabaye ngurugero ruri kubera Cote d'Ivoire handi hari igikorane kiba cyakoreshwa n'umuntu wundi cyo zanyu mwabonye ibihumbi bihari ariko Imana ivuze ngo izo gutora abantu muri Cote d'Ivoire barimo bayisaga mukuru no mu mpwemo wasanga nta n'abandi igihumbi yakuramo harya ku muntu wenye kigone kiriyo cyo zanyu Imana ivuze ngo kangure mw'abantu banje barimo barasenga mukuru no mu mpwemo n'abandi igihumbi ntiyabakuramwo muri barya abantu bameze nk'umucanga wo ku nyanja Imana tubabarerera none Yesu aravuga ngo munyitira iki mwami mudakora ibyo nkora munyitira iki haba amashengero afite abantu benshi haba abantu bafite abantu bakeya kuba muri magenda muri ukwitiriza izina ry'uyu mwami atari muri masenga shuti zanjye naho twajya mu bikorane birimo abantu amamiliyaridi basha tudahinduka none aho twaba turejwe n'iki umuntu hari ibintu birimo kurwa mw'inosi bantu b'Imana ibintu birimo kurwa mw'inosi naho Imana irihangana tutuze umusaraba naho Imana irihangana ariko ntihoze ngo uratwese idutegeye ku ijuru ryayo reka tugire amabwa tubonye irimo inunumira ariko idutegeye iki ku ijuru ryayo none Imana irabaza ngo mwihirize iki Luka 6 ku 40 kangahe kandi munyitira iki mwami ndimukore ibyo mvuga umuntu wese azahondi akuva amajambo yanjye agakora akayakora ndabereke uko asa were ku 48 49 niho mubonera rero uko uwo muntu urimo arakora buno ibyasaba muri Bibiliya niba bikurikiza uko uwo muntu ameze ibirekanye ku minsi 3 ibisigaye Luka 6 muri ku 43 mushye ku 49 minsi 3 ntibagora nshuti zanjye bantu b'Imana turi hehe turi mu biki bantu b'Imana birababaje kumva waba ahari hose bagombaga mitrano ugenda ukigisha washaka ukurana indege Imana gushoboza kujya bitangaza mu kindi gihugu nshuti zanjye Imana ntikangwa n'abantu bakoresha igikorane irazi abarimo bari buvuze ubutumwa ajyanyeyo ariko niba utari murahinduka ndakurahiye igihe no muyo huyemo kandi suza amaso nyo nshuti yanjye urebe ayo urimwo urebe iyo bishop wawe arimwo urebe iyo kina mama wawe arimwo nukuri nakamaramaza ibara ryaragoye none ndabwira ngo naho Imana yakwihangana ariko ntihozihoze iturindiriye ku ijuru ryayo hageza kubira ngo naho banyitaga mwami sinjye wakoreraga Imana itabare ndangiriza Mana yacu isi n'ijuru ndangije ahantu Mana Luka 6 Mana
imisitari itatu guhera kuri 13 kugeza kuri 19 Mungu wa Israheli abagize ikimasi Mana ya Israheli. Reka rero abantu banyuze amajambo Mana yagiye ikintu abamarira kandi kuba ubaza ngo munyitiki mwami saba Israheli murabwira Mana ubu ndimo ndabwira abanyaustrali ndimo ndabwira abanyakanada ndimo ndabwira abanyamerika ndimo ndabwira abari mu Burundi cyangwa mu Rwanda Mana ya Israheli. Reka abantu ahantu Mana habahindure buri wese yicunguze amenye umwanya arimwo niba atazabwirwa ngo munyitiki mwami Imana tugire neza. Mpera mukishana baza yumva amajambo mpera mukishana n'ubyo kamera. Tutabizaje wose umwami wacu amen.